Reka nongere mbasuhuze rero mbabwire nti mumeze mutabi wacu mu rwa Gasabo banyarwandakazi nizere ko Uwiteka barinze neza kandi akomeje kubakomeza. Nizere ko Uwiteka kandi akomeje kubarinda icyo cyorezo iyo ndwara yateye mu izina rya Yesu. Icyo cyorezo Uwiteka azakidutsindira kuko igihugu cyacu gifite amasezerano menshi cyane, kandi umunyarwandakazi azabaho neza cyane kuko dufite ubuyobozi bwiza, ubuyobozi buhamye, ubuyobozi bukunda abaturage, ubuyobozi buri kanya buri gihe buba buri hafi y'umuturage kugira ngo hatagira umuturage ushobora kuba yagira ikibazo. Ibyo rero ndabibashimira kandi namwe mwarahiriwe ahanini kuko muri mu gihugu kibakunda kandi kibitaho. Asanteni sana. Nge n'umuhungu wanyu Kalisa Bonota ifata yari namaze kuhakandagira, namaze kuhagera. Iyo mumbonye rero abari mambo ya kuripua ari milipuko. Ndashimira abantu rero mukomeje kugenda munyereka ko turi kumwe mukora subscribe. Ndayibashimira kabisa. Urabona ko birimo kuzamuka mu gihe gito 1015 ntago ari bikeya. Reka mbabwire nti dukomereza aho ngaho byibura nko muri uku kwezi kugiye kuza mbende nko mu 1030. Ubwo tuzakomeza kugenda tuzamukana kabisa nk'umuhungu wanyu. Abakora like nyamuneka muri abantu b'abagabo narayibabwiye ewana mujye mwigurira icupa kuko iyo mbona likes zanyu kabisa ziranshimisha cyane. Mujye mukoraho rero nyamuneka kandi mukore na share ikiganiro kigere hirya hose, cyangwa se ibiganiro byanjye bigera ahantu henshi cyane. Yes, ni Bruno Taifa TV, ni mukomeze muyikunde, mukomeze kabisa muyisure, mukomeze kabisa ya. Hanyuma rero ngenda hari kugira ngo nanjye nge mbashimisha. Nagarutse rero iyo naje baravuga bati bihagaze gute, narabibabwiye ngiye nkora ubungubu ndacyagira kuko izindi kipe zirarwaye ziracyacumbagira, nukuzitega iminsi tukabanza tukareba uko zihagaze, cyangwa se tukabareka bakabanza bakiorganizinga. Ariko twe tureba ikipe za wanaichi, ikipe zikundwa n'abaturage. Timu ya APR ngo bihagaze gute, muribuka mbabwira inkuru muri APR, nkababwira ku mutara mu bita Rujugiro ibyamubeyeho hariya i Rubavu. Abantu benshi bakaza bakabikerensa ndetse bakavuga bati ni yandi ya Taifa, bati nubundi yanga ubuyobozi buriho, bati nubundi bihagaze gute. Nge nkababwira nta nkuru njya mvuga itariyo, nyamuneka ibyo mbabwira ngewe ndabizi 5 kwa 5. Ndababwira ndabizi 5 kwa 5 rwose, nge nta kibazo mfite. Ibyo mbabwira ni ukuri kandi ndabizi. So nukuvuga ngo rero iyo nkuru ndaje tuyinjiremo neza turebere hamwe. Ese ibyo nababwiye mwe ntago murimo kubibona? Ese ibyo nababwiye mwebwe ijisho ryanyu nirimo kubaha? Mujye mwemera rero ko ngewe mba ndi umutaramu, inkuru mba nzizi. Narababwiye nti ngewe nubwo mba ndi mu mahanga ariko inkuru mba nzifite 5 kwa 5. Nta nkuru nshyashya, nta nkuru ya linkize, nta nkuru igirite n'izicukumbe n'izishe zose ndazicukumbura nkazizana nkazikubita hariya mukazibona, mukavuga muti umutarama arakora sinjye ndyama. Ina bintu byo kuryama nukuva kuri shift nkaza nkihiringa mu makuru kugira ngo nayo nyakubite hariya mezani, hanyuma tuganire kandi namwe mwishime. Yes, reka rero tuyinjiremo neza. Narashe ndabibabwira, mbabwira uburyo Rujugiro yakubitiwe i Rubavu, mbabwira uburyo Rujugiro bamunize bakazunguza urufuzi rukaza, anizwe na team manager Ntazinda Eric, ndetse amubwira n'amagambo menshi. Mbabwira ko aba bantu atari bwo bwa mbere byari binabayeho, ndetse Rujugiro akavuga ko ni kamena kera ngo Eric Ntazinda yageze kumuniga nabwo aramudiha ngamubwira n'amagambo mabi cyane. Nkibaza aba bantu bafitanye bibazo ki, bafitanye ikihe kibazo? Ikindi cya kabiri nkibaza imbaraga Ntazinda Eric ashobora kuba afite zishobora kuba zacu umufana ukomeye nka Rujugiro ku kibuga. Rujugiro narabibabwiye n'umufana ukomeye, nta muntu utamuzi, ni umuntu wubatse izina kuhera kera. Uyu ni umwana wakunze APR kuva n'Amavubi kuva kiri muto. Nababwira nti rero Rujugiro rwose kumuhomba byaba ari ibindi. Ibyo ndaza kugenda tubirebera hamwe, namwe muraza kubibona. Mvuga niki baramubwira bati ngwino uhinyuze, ngwino uvuge ko ibyo barimo kuvuga atari byo. Nawe aragenda akoresha ku mbuga nkoranyambaga ze, imbuga ngurukana bumenyi, aragenda yandikaho aravuga ati rwose barabeshya, nge nta kibazo negeze ngirana
na team manager ibintu bimeze neza. Team manager wanje ni muzima cyane, araza arabihinyuza agira gute, ariko umwana yari yashiriye imbere. Narabibabwiye ntibari bamubwiye bati ngwino uhinyuze ni wanga biraba bibi, ndetse bari bamuteza iminsi baramubwira ati no Mavubi twebwe dufite power yo kuba twagusohoramo. Baramubwira ati rero ngwino, baramutitiza. Rujugira araza ahita hinyuza, ahita za angaza gupinga inkuru, aravuga ngo ntago ariyo. Ariko namwe ngira ngo ijisho ririmo riragenda riba. Nibyo nagarukagaho nkibazini, aba bantu rero sinzi bihaye inshingano wenda ntamenya ni gute umuntu ashobora kuza agasanga abafana bari bamaze imyaka n'imyaka, akaza akavuga ati ndabirukana, akaza umufana uvuze wenda ati gutya na gutya kwirukanwa hirya mushyire hirya, ubivugiye muri groupe. Harimo abandi nabo b'inkoma amashyi babayobozi ngo bafite ibiki ngo bayobora muri za fan club, bagahita birukana umuntu, bagahita bamuhagarika, bagahita ngo bamukura muri ntuza muri groupe, bagashyira hariya pembeni ngo nuko ashobora kubavuza igitekerezo cye. Ni hatari, ni ibintu bikomeye. Ndimo ndavuga ngize mfitemo akantu kagacurane kagakorora ukuntu, niyo mpamvu mwumva ijwi ryanjye risa n'iryahindutse. Ariko navuze nti nta mpamvu yo kutarara inkuru nk'iyi nkibagejejeho. Nabibabwiye rero, muribuka ibyari byarabaye mbabwira kuri Ntazinda Eric, mbabwira uyu mugabo ni team manager ariko utishimiwe n'abakinnyi. Ni Ntazinda Eric abakinnyi badashaka. Iyo uganiriye n'abakinnyi, narababwiye ningiye amakuru nyakura mu bakinnyi. Abakinnyi nibo banyihamagarira kenshi bakanyihera n'amakuru. Nababuriya na President Richard abakinnyi, hari abaza bakamubwira president niki, hari abamwiyumvamo, hari abaza bakaganira ugasanga nta kibazo nka president wabo. Hari nabandi benshi babanye muri za marine bamwisanzuraho, match irangira bakagenda bakamusanga bakaganira, bamwita ndetse na daddy wabo. Urumva yarabareze bari muri marine niki byose. Harimo abakinnyi hari muri APR benshi babaye muri marine. Afande Richard ari umuyobozi nyine wa marine. Urumva hari abamwisanzuraho, harabagira gute niki byose. Hakaba wenda hari na bamwe buriya nta muntu ukundwa na bose. Nge narababwiye mbabwira ko buriya Richard ngewe nta kindi mubonaho kibi, ntaki. Richard ni gusa ikintu ngewe naje kugira gutya nkumva ko ntahuza na president wanjye, president wa equipe yanjye, ni kimwe nukuzana abareyo, nukuzana abayovu, nugucanganya ikipe akaza kayishyiramo abantu bari aho ngaho, abantu birirwaga batuka APR, abantu b'abanyamakuru birirwaga batuka APR, basoma amagezi ya zareyo bagira gute. Ibyo bintu nabivuze bagitangira kugeza na n'ubu. Ewan, ibyo bintu nanjye sinzabihagarika mpaka abantu bavuye mu ikipe yacu bakagenda, kuko barayanze. N'ubu nta rukundo bafite, nta rukundo bazanye muri APR, ntaki. Ibyo rero ntago tuzabyemera. Aba bantu baturaje tudasinziri, aba bantu barazaga ikipe ku nkeke, aba bantu birwaga bahamagara abasifuzi bazasifurira APR. Inyiturano ngo nukuza kubahemba no kubaha amafaranga no kurya amafaranga ku ikipe batukaga, ku ikipe bagiraga gute. Mwarangiza mukavuga ngo ibiki. Hari abantu bahindutse bari dekarara, twarabivuze. Harimo abantu nka ba Regis Gacinya yaraje ari dekarara avuga ati ngiye mbaye mu APR, kandi ndemeza 100% ko Regis Gacinya yahindutse. Yabaye mu APR yarahindutse. Burya umuntu widekarara it's okay. N'uyu mufana ngo ni Sarpong, uriya nawe narabyemeye kuko yaje ku mugaragaro arabatizwa. Sarpong arabatizwa aravuga ati ndi APR, baramubatiza murabibona arisiga n'irangi bameze neza. Umuntu nk'uwo rero ni sawa. Ariko nanjye nabivuze uriya munyamakuru naza akajya kumugaragara akavuga ati ngera arahindutse, ubu ndi APR furu mukoko, ndi nyamukandagira rwose. Nanjye bafana mumbare mu bafana banyu, nta kibazo, azaze rwose tumwakire. Kuba yidekaraye byonyine nta kibazo. Mukasa naza kidekarara akavuga ati nyamara nge nakoreraga Kiyovu, nabanje muri la Jeunesse ndayisenya iragenda, ndetse habayemo n'imanza ko Mukasa yakozemo amabara muri la Jeunesse ajya muri Kiyovu murabizi nabyo kururu yabayemo, abahita azana rero iyo ntuza muri APR aza. Narababwiye muri ya nama ya Kiyovu yari irimo yo guhana APR no kwikuraho ibikombe, uyu yari arimo ahubwo atanga n'imicango yavuga ati kabisa tuyirege. Mu bantu bakubye ni leta rijya muri Ferwafa nawe ngira ngo yaranarimo ahubwo avuga ati kabisa uwo muntu rero mumbwire none ukuntu aje kuba umukunzi wa APR, mumbwire uburyo ayikunda. Ejo bundi yarayiciraga urwa Pirato. Ni nkuko abareba bajya kumva bakumva ngo Taifa nahindutse nagiye muri Rayon Sport. Yeba haba data we, abenshi isa ninde wabyemera ahubwo ko bantera n'amabuye.
ngo Taifa yagiye muri Rayon cyangwa ngo bagiye kumva ngo bumvishije ngo ndi muri ngo nanjye ngo ndi muri komite ngishinzwe ibintu bigendanye na recruitment muri Rayon Sport. Uwo murebe wajye kwemera ko namuzana umukinnyi muzima n'uwe. Tujye tuvuga ibindi bintu tubisubiremo. Tujye tuvuga ibintu twerekane ibintu kuntu bimeze ku murongo. Nabibabwiye hari abantu baje barabatizwa. Ngewe ngubu nka Regis Gacinya nta kibazo mufiteho. Hari n'abantu ba APR ntajya ngiraho ikibazo. Ko ntajya ngaruka ngo mvuge David Bayingana. Nuko mbizi ko ari umu APR. Ko ntajya nza ngo mvuge ngo ba Kirere. Nuko Kirere nzi ko ari umu APR kuva kera Kirere afana APR. Nibyo yakora muri APR byose Kirere it's okay. Nje ntago najya kumurwanya rwose kuko abona abantu bafana APR ndabazi. Harimo abantu benshi bafana APR. Niyo nakumva ngo yagize gutya nta kibazo. Harimo abashado dukuze, harimo abamutangazaji, harimo abakarinda Emile, harimo bande, ariko abo ngabo nukuvuga ngo kuko bo babigije hirya. Baravuga ati ni tubashaka abangaba. Abo barugaju, Rigani, abo n'abafana ba APR. Nje niyo Rigani yagende nkabona arurira buri ari kumwe na APR. Nta kibazo nabigiraho. Nicyo Rigani hasa kavuga kuri APR ni ukuyikebura. Ariko nta yanga n'umufana wa APR yari dekaraye inshuro nyinshi. Nkuko nanjye ni dekaraye. Bari abaruvu yanga. Bo n'abantu niyo nakumva ngo byagenze gutitse okay. Ariko ndabivuze no nta anta. Uwo munsi azaza akavuga ati ngewe narahindutse ndi umu APR. Akabivuga hari imbere ya president. Icyo gihe nimwumva Taifa nagarutse ngo nze kuvuga ibintu nk'ibi ngibi muzangaye. Ariko kuki mwimika abantu bakoze ibintu nk'ibyo ngibyo? Ikindi nongere mbivuge ngiye Kadafi rwose ntacyo mfana Kadafi. Kadafi ni umunyemari. Kadafi ibyo yakora byose nta simbizi nge ntacyo mfa nawe. Ariko nanone ikintu mfa nawe nuko ari we wazanye uwo munyamakuru. Nuko abo bose ari ugenda kabazana. Abo banyamakuru ni ugenda kabagura agateza kavuye muri APR. Niba uri umuherwe waje ugakora ibintu byawe bucece kuki ubundi utinya wakoze ibyiza ninde wajya kukurasa hari. Iyo ni turosha ingenda muri kamu muri APR. Ibyo rero birahera he ibyo narimbizanye ahanini kubera Eric Ntazinda. Buriya twaragiye tumwibeshyaho Eric Ntazinda aragenda ibekera muri APR akagenda akajya kuri ibyo bintu tukamwibeshyaho ariko twaje naje kumenya ibyo ubu ngubu muri APR numva ateye ubwoba. Ni umuntu ugendera kuri high class yo hejuru, ni umuntu udashobora gusuhuza umukinnyi, ni umuntu udashobora gusuhuza umuntu numwe, ngira ngasuhuzanya na president wenyine, abandi bajya kumukora mu ntoki ngakagira gutya gataruka, ibiki byose, ni umuntu w'umwiyemezi kandi ubundi team manager agomba kuba ari humble man, agomba kuba tuje aciye bugufi, abantu bose bakamwumva, abantu bose bakamwisangamo. Agera kuba kinyaga habura, agera kubicyaga habura, abantu bose agashyira hariya. Ibyo na team manager cyangwa nta gusa akazi kuntu gakorwa. Nibyo mpamvu nababwiye nti rero hari imyanya imwe nimwe muri APR kwiye gusimburwa bakazana abantu bazi ubutima manager icyo aricyo. Ntazinda yaherukaga ibintu byo muri antikite, ibyo bintu ntago bikigezweho. Yakagombye kuba rwose n'ibintu batekereza uyu mwanya wa team manager bana umusimbuza. Nibyo nagarukagaho rero. Abafasha umufana wacu ukomeye, umufana bita Rujugiro, umufana wisigaga irangi, atabatse amafaranga, atagize gute. Nongera mbisubiremo, uyu Rujugira yifashije. Ni umuntu wagiye Mavubi inshuro nyinshi. Uko Mavubi atsinze yagiye abona amaprime. Ni umuntu wamaze kubaka ibikorwa byinshi. Ni umuntu ufite ibikorwa byinshi bimwinjiriza amafaranga. Yaguze amamoto ashyira mu mihanda araruha, agura. Ni umuntu wifitiye imodoka yagenderamo, ni umuntu wifitiye amazu akodesha arimo ibintu byinshi. Rujugiro nubu kuza gufana APR ni rwa rukundo no kwisiga amarangi ni rwa rukundo. Ariko Rujugira ahantu yaramaze kugera ni ukuvuga ngo yarakuye nawe kwicara kadamarara kabye ariko ntago yabikozwa kubera iki ni umuntu ukunda APR. Mwaramubonaga mu Mavubi yisiga irangi biguriye abona abandi n'abandi bafana bose bagiye batandukanye. Uramufashe urakubise uranize umwangishije APR. Inkuru nashaka kugaruka muri rero naraye babwiye bamutera ubwoba bati no Mavubi tuzagusangamo tukwirukane. Rujugiro araza aravuga ati inkuru bankozeho n'ibiki byose ati siyo nge ntago nakubiswe nta kibazo mfitanye n'ubuyobozi bwa APR. Ariko kugeza ubu murebe match zose zagiye zikinwa Rujugiro aheruka irangi ryari. Aheruka irangi rya match yejo naramubonye muri ya match ya APR na Gasogi. Rujugiro yari ahari ariko yicaye yiyambariye igezi isanzwe ya APR yicariye ahantu. Yandikaho na kandi imbere ngo ndi intare. Avuga ko ari APR. Bukeye match kuko yari yasubitswe aragaruka. Agarutse yegeze yisiga irangi ku bantu mwari kuri stade.
Pere Stadium mumbwire niba Rujugiro umwana mubonye afite vuvuzera cyangwa yisize irangi nkuko bantuza bazisiza ba Sarupongo nabandi bose nabandi bafana bose bari bisiza amarangi muri APR nabari bose babakobwa banyiragasazi nabandi bose abo bose nabandi bafana ba APR bandi bakomeye bisiga amarangi mumbwire niba Rujugiro mweregeze mubona vuvuzera ubundi match yararangiraga abanyamakuru bose bakirukaho bagiye kumva icyo avuga abantu bose bakajya kubaza Rujugiro byagenze gute Rujugiro nawe akanima agatangira akavuga buri kintu cyose ubu ngo mwegezemo mubona mwegezemo nayisiga irangi byatewe n'iki amakuru mfite atari ivumbi Rujugiro ashobora kuba yarahagaritswe bakamubwira bati ibi nibi wenda niwe watangaje inkuru ngewe ntago ari Rujugiro wegeze inkuru nta nubwo navuganye na Rujugiro nagerageje no kumuhamagara yanga kunyitaba ndanamwandikira yanga no kunsubiza amakuru yanjye ngewe nayahawe n'abantu bari muri iriya bisi Rujugiro ashakaga kwinjiramo bakamuniga inkuru ikimara kujya hagaragara bamubwira kuvuguruza inkuru ishoboke Rujugiro amakuru mfite nuko nta rangi akiza ariko ku kibuga araza bishoboke kuba uyu mujyama yarahagaritswe bakamubwira bati tuza banza ushyire baro hasi kuko biriya bintu nta wundi byavuyemo biriya bintu nta wundi byaturutseho shobore kuba ari wowe wagize gute shobora kuba ari wowe wabikoze ariko twongera twibuka ko Rujugiro avuze ijambo aravuga ati nanjye nzongera kwisiga irangi ari uko umuntu bita Nazinda yari kutakiri muri APR nzongera kugaruka mfana mvuza vuvuzera ari uko utakiri muri APR ndetse yaranavuze ati ngewe nshobora no kujya mbandi mu rugo nkaza match kuyireba nyuma nkaza kuri stade gutyo ariko byose biyego byaramunaniye nk'umukunzi wa APR ariko naramubonye kwa kanga yicariye ameze nk'umufana wese waje yitonze Rujugiro kabisa utamubona muri rya rangi utamubona muki bivuze iki rero ibi bintu ni ukuvuga ngo team manager niba uhagera ugatangira kwangisha abantu abafana ugatangira kubirukana ugafata abafana b'imena nk'aba ngabo ugatangira kubaniga no kubakubita ubundi team manager urwana baho nuko umuca abakinnyi ugasanga narabibabwiye abantu bari baribeshye ariko ngo team manager ngo kera ngo Eric Nazinda abantu birwaga bamuririmba abanyamakuru birwa muririmba ngo yapere ngo kuri iki gihe ngo yari ifite ngo Eric Nazinda ngo byagendaga gute nyamara abantu umupira ugendana n'igihe hari umuririmbyi waririmbye umugane ngo ensinga genda ku speed isi iragenda kuri speed isi iri kuri speed 10 yarabiririmbye umutara muravuga ngo isi ngiri kuri speed n'umupira nuko ubu mupira uri kuri speed umupira usaba buri kintu cyose niyo mpamvu umuntu ujyamo ariko kuzana umuntu ngo nuko ngo wabayemo icyo gihe ngo wiki ugasanga aje kubikandagiramo no kubyica nukuvuga ngo rero Rujugiro ku bantu bamwegereye mukomakome n'ubuyobozi bwacu bukuru nyamuneka mukomakome tutabura umufana ukomeye yego ari mu Mavubi agize gute ariko Rujugiro kwanima kwe na nubu ntago ndabona undi mufana umeze nka Rujugiro ntabaho burya Imana itanga iha buri muntu icyo ashoboye n'iki Rujugiro nibyo byamukijije gufana APR no gukunda APR nibyo byamugejeje no mu Mavubi niho yamenyekaniye nkeke ko Rujugiro iyi kipe kuyivamo bitakunda bitanashoboka no kumurata byagorana dukeneye abantu banima mwarabibonye nabantu bacya bari ariko Rujugiro yabari imbere agenda agira gutya na zasira haze murazizi na zambunda zifasha zibiti akangurira abantu babwira ati muri hehe mubona ko ibintu bigenda neza kandi bigashyuha ariko nukuvuga ngo niba yarahagaritswe bihagaze gute turasaba rero Rujugiro wahagaritswe ko bamurekura Rujugiro akagaruka agatangira kugira gute agatangira gufana ubu ndabizi baraza kumwegera bamubwire bati ongera ugende uvuguruza iyo nkuru ibiki n'ibiki nago wegeze uhagarikwa nje nta kibazo mfite naza avuguruze cyangwa bagira gute cyangwa mu mutegeke mutigenda uvuguruze ariko amakuru hari atari ivumbi nuko Rujugiro ashobora kuba aricajwe ku gatebe bakamubwira bati butuje ndamuzi uyu musore ntago yakwicara kuri yanga avuge ngo ntago njya gufana APR niyo byagenda gute nka kwa kundi bashobora kubwira bati gira gutya umwana wamenyereye kuzerera niyo wamukingirana ashaka uburyo amena idirishya ariko karivamo akagenda Rujugiro ntibyakunda Rujugiro ntibyagira gute nukuvuga ngo mu ikipe ya APR Rujugiro agomba kuba avuga ati ndahari ariko nukuvuga ngo amakuru mfite bamwicaje ku gatebe bamwicaje kuntu zaramubwira ati turiya kwanza wowe uraza gusuzugura ukajya kuvuga ibintu nk'ibi ngibi ukajya kubibwira abanyamakuru ukajya kubigira gute barambwiye bati turiya kugeza igihe tuzakubwirira iki kugeza igihe tuzakubwirira ngo garuka tangira kwisiga amarangi tangira kugira gute kandi ntibazi ko Rujugiro yiryamiye mu Mavubi ye ubu hari imikino y'Amavubi kuzagenda hafi kugera mu kwezi kwa 12 gutyo no kurenga
hari imikino ya equipe nationale izagenda igaruka. Nawe rero ari busy kandi ndakubwiye nti Rujugiro ntacyo akikopa uretse gukunda ikipe. Murayimucamo se, murayimuhagarikamo, muramudiha, nafata icyemezo cye akagira gute bizagenda gute? Reka rero mbabwire nyamuneka Ntazinda Eric rwose, Ntazinda Eric bayobozi bacu, uyu mwanya nawe ugomba gusimburwa kuko ibintu arimo akora, arimo arirukana abafana b'Amagerete. Muzace no mu bakinnyi mubabaze mwumva ibintu akoramo, ntago ari ibintu by'i Rwanda rwose, nuko bihagaze. Reka rero mbabwire nti mukore subscribe, mukore like, mukore share, hanyuma tujye dukomeza tubana mu buzima bwa buri munsi mu makuru mbagezaho. Hari inkuru ndimo nkomeza gukurikirana y'akasa mutwe nzabagezaho muri iyi minsi namwe mukumirwa. Turi kumwe rero n'umuhungu wanyu Kalisa Bruno Taifa. Reka mbabwire n'Uwiteka akomeza abahimigisha, Uwiteka akomeze abagirire neza cyane. Muri abantu b'abagabo, muri abantu b'abataram. Santeni sana.